aka gasimba ni agasimba bakunze kwita igitambaro. Nk'uko mubyumva mukanadutega amatwi, iyi ni Magic Star Rwanda. Ucyumva iki kiganiro ushobora guhita ukora kuri subscribe cyangwa se ugakanda kuri ako kazogera cyangwa ukaduha like n'ibindi bigaragaza ko dukunda, kugira ngo ujye uhora ubona ibiganiro byiza cyangwa se inzu nziza ziba zigurishwa cyangwa ziba zikodeshwa hano kuri channel yacu ya Magic Star Rwanda. Uyu munsi rero tugiye kubaganiriza ku gasimba bita igitambaro. Aka gasimba twahuriye mu nzira ndimo nigendera, kandi ndetse ko kankunze. Nakomeje kugera imbere mbona karakomeje kankurikira, gakomeje kunkurikirana ngerageza kumenya ibyako. Agasimba keza, agasimba gakunda abantu cyane, rimwe na rimwe gakunda kuza ahantu umugore ugutwite aba aherereye. Aka gasimba henshi aho gakunze kuba hafi aho ngaho aho umugore utwite aba ari, ku buryo usanga kamukunda cyane. Ikindi ntabwo ari cyiza kukica umudamu atwite, ntabwo ari byiza. Gasimba ushobora gutwita umudamu atwite bikazakugiraho ingaruka. Ni agasimba keza, ni agasimba gakunda abantu cyane ku buryo rimwe na rimwe ukabona kateye amabengeza. Aho twahuriye mu nzira igihe kimwe, karakomeza karankurikira, nsubije amaso inyuma mbona karacyandiye inyuma. Nagerageza kukageza aho nari ngiye kukageza, karakomeza karandeba, kagerageza no kunkurura cyane kugira ngo nongere nkarebe. Ni agasimba keza, nikagira amahane. Ikindi kandi ntigakunda no kuryana, uretse ko abantu benshi cyane bazi ko karyana. Abantu benshi baragakunda. Ni agasimba keza. Hari umuntu n'umwe utari wakabona, ariko rimwe na rimwe dukunze kuba mu mazu y'imiturirwa, ku bikuta n'ahandi. Ujye ukareka kigendere, ntukakice, kuko ntabwo ari byiza. Ukomeze kugira amahoro n'amahirwe. Wowe utakazi ushobora kukareba hano ibyako ukamenya ibyo ari byo.